ntago umuntu yavuga Juliette. Ntago umuntu ashobora kuvuga Juliette w'inyamasheke kandi atamuzi. So kuba kuri social media ugomba kwemera ikintu cyose kizakubaho kandi ukacyemera ukacyakira. Buriya ngiye nkunda kubwira abantu mu gihe uzi ko ushaka kuba public figure. Reka sha. Umva se. Ariko Kemini, hari ikintu ngiye kukubaza. Kandi usubize. Reka manze ndangize point yanjye. Mu gihe uri public figure, iyo uzi ko udashobora guhandoringa ikintu cyose cyakuzaho, circumstances zose ziza kubera ko uri kuri social media cyangwa uzwi. Urayikwitinga ukayivaho ukagenda burundu ukazajya uba umuviewers nk'abandi. Wirinda kugira uruhare ugira yaba ari nko kuza ugatanga ibiganiro kugira conversation mu bantu kubera ko ntabwo ibyo bintu ubuzi kubihandoringa mu gihe ukotoye. Niyo mpamvu rero abantu nyine bagera bakavuga ati nuza Godfather nyine Godfather nyine ari ahantu arengera byo nanjye I know ndanamuzi hari ahantu nyine ageraho nyine kuko we abashaka amakuru akayahabwa ariko kubera ko nyine impuguke nibasosha umva ariko kubera ko nyine akazi ke naka social media ntago ashobora kubikipinga ngo abibike. Siyaga nawe yaraje tayica Dekati sura cyabona. Nukuvuga ngo rero nawe urabizi iyi society rero mwabyana ngo mujye mureka gusesengura gutyo nje ariko reka mbabazi ikintu kibukebeni. Ariko Kamaro urukumva Kamaro wamwumvishe Kamaro yari yarakuze. Mubabare munyumvire reka nkubwire no munyumvire mwabumvishe abanyarwanda mwabumvishe abo je Godfather nje I'm on your side man radio nanyuzana ngo niba ngo ari B&B Arigihe cyageze kubera ukuntu Godfather yabomboranaga cyane urumva arigihe cyageze mba numva nka muye na Godfather numva ari nkahita kubita nk'ingumi urumva nkahita mugutomeza nk'amazi nkahita mubwira ati twicare tuganire urumva ubundi ibi bintu ni ibiki uzuka waje mani ugatuma abantu batiyumva wabaye nyiramubande ahantu hose ntago umuntu yiyumva abantu wabimye ubuhumekero mani indesi okay rero nimuze mumbwire bati Godfather urimo kumva gabanya umuvuduko. Oya uzagabanya umuvuduko se gute kandi waba ahantu uri ntabwo batapfa guhita bakugeraho. Oya ikibazo se nicyo kumugeraho cyangwa ikibazo no gukontorora ibyo akora ariko reka mbwire noza we kama mu buzima busanzwe impamvu mu boostinga urumva cyane nuko kubera ko mwebwe nkaho ibera muri Canada sibyo ni urugero cyangwa muri Amerika wowe aragenda ukagenda social media y'abantu ukagenda ukayanduza kabisa y'abantu ukavuga ibintu byose urumva kubera ko ntago baza kukureba aho ngaho. Uburetse gato niba nkumvishe neza mwamwumvishe bivuze ngo hari ibyago dufatagiye bivuze ngo muri bigize ibyaha kubera ntahari niko ushatse kuvuga. None narasugira ngo uri inosa ugira ngo uri inosa ariko reka kubaza Kamaro ariko abumvishe ariko abatipe sharika ntabwo ndimworoshye kabisa uzi ko mutakira imisumari mu biganza nk'imwe ya Yesu mugeze mu kabamba mbwire Godfather sibyo yewe nani mpamvu numva nta n'umuntu ugomba ibisobanuro sibyo ntabwo kimwe mu bintu oya Kamini reka Godfather ikintu yaragiye kuvuga reka banza kivuge ntukanye nugana umuntu ijambo ikirugomba kumenya iki Kaminike njyewe ntabwo cyanzanye kuri social media nagikora urimo kunyumva ntabwo biraza no urabizi ntabwo njyewe mfite ntabwo cyanzanye ndagikora bro amuhiya njyewe ntabwo social media ngomba kuyikoresha urimo kunyumva ariko nkayivana muri mentalite yo kuva ko ari ukuyikoresha kuza ku bwana rere gusa bikarangira aho ngaho agacura inyota oya iyi platform social media abandi barazikoresha zikagira umumaro gute you build the audience ukamanza ukiyubaka wamara kubaka izina ukazaribyaza umusaruro mu buhe buryo ariko umva Godfather yewe ukuntu icyo mvuga ni iki ngiki rero
Yewe ibingi ntabwo ibintu byanjye bikora izuba riva. Niba kugeza amasaha dufite audience media abantu barayiyobotse, u Rwanda rwarazi, ubuyobozi bukazana 5G, sinza turi kubyumvikana. Umuntu agakora YouTube channel ikaba ishobora kugira abasabu barenga miliyoni mu gihe kitageze mu myaka ingahe. Siko bimeze? Kubera iki tutubaka izo platform, tukazubaka tugakora platform yishyura. Ngewe platform yanjye nimara kujya hasi maze kumashini, it's gonna be $1. Niba dushobora kubona biliyoni, dushobora no kubona ibihumbi 300 by'abantu bashobora gusubscribe. Ni kuvuga ngo ni business nk'izindi zose. Ni business nk'izindi zose. Tugende gake rero. Icyo mvuga ni iki ngiki. Sibyo? Icyo ngewe mvuga ni iki kandi nabisubizamo kuva mbere. Ntabwo ngewe nzakora ibigizi ibyaha. Wakora amakosa abantu bakagukebura, I'm willing gukebuka. Sinza turi kubyumvikana. Ngo yuke gusa Godfather abanyarwanda iyo bakubwiye ngo iki kintu kiratubangamiye kandi bose ukabona la majorité bose barimo baravanga iki kintu kirababangamiye, icyo gihe uravuga ati koko niba societe yes urakorera abanyarwanda nibyo urumva, ariko niba koko abantu batangiye kukubwira ngo iki kintu ukora kiratubangamiye, genda ukore review urebe spaces zose wagiye ukora, urebe amakonversation wagiye ugirana n'abantu, uvuga ati ariko nihe nagendengera. Icyo gihe uzaba uteye intambwe ijya inyuma ugaruka imbere, urimo uravuga ati noneho reka nze mbahe ibintu abanyarwanda nagakwiye kuba mbaha noneho sasa. Kubera ko ariko yamba Kamini negativity abanyarwanda ntago bayikunda. Umva nyine ntago bayikunda, ariko sometime urumva aryo usanga ugomba no gukora byukara mu buryo bwawe, urumva upfa kuba nta muntu wafunze umuryango wiwe. Umva nkubwire Kamini, jya wikorera jya sawa Kamini kuva gusobanurire sibyo bakomeze bakubage sha ndimo ndabizi kuri reka mugomba bakomeze bagire bate reka nkubaze Kamini ndabizi wo kusobanukiwe neza cyane kuri ngibi nakantu toto nakantu toto pari raporo y'ibyo wakoze n'ibyo uzakora. Ibyo nzakora sinakora uri muri ngewe. Godfather ukuntu ameze na courage afite, urebye n'ukuntu ibintu abikunda, iyo birebye urumva ntabwo ibintu bya Godfather bizarangira gutya gusa. Bizarangira gute? Bizarangira gute kama? Shara kubwiye go. Nta kazi ufite buri ubundi nta muntu waguhaye akazi. Badrama mukanya yavuze ko Badrama yakoze aturimo. Umva se Badrama yakoze live. Ubundi Godfather ngiye mbona ushinzwe aba influencer bose. Umbabare icyo nkundira arukuntu kuri payroll buri gihe. Wumve uzi ikintu kibaho aba basenzi, uzi ikintu bagukorera baramanza kugira uretse gato, uzi ikintu mujya mukora se umusa muramanza mukagira umuntu igitangaza mukamwuriza igiti mwamugeza hejuru mukagitema. Oya reka nkubwira ka Godfather ari gihe umuntu ari ukitemera Godfather. Hari akaboro, hari umugabo witwa Misago urumva, aza yafashe ikintu bita YouTube channel arayicacambuwa arayimenya ayishyira ku murongo urumva. Nako kantu waruguze ngo warugiye mugira umuntu igitangaza yamara kugira mumuriza igiti yamara kugera hejuru mu bushorishori mugahita mugitema. Neri yamajije kugeza abantu mu bushorishori ba King James ba Band Boys n'izindi groupe nazi n'abandi bantu b'imiziki nazi. Abo abantu nyine babizi basobanukirwa iby'umuziki barabimenya. Bamaze kugera hejuru, bamaze gusobanukirwa cya kintu barimo, igiti baragicacambo. Rero sinunguwe no kukubwira rino jambo, umuntu amara gusobanukirwa TikTok neza, ari we wayimuzanyeho, ari we wamweretse platform kuno zigenda, ntuzatangazwa nuko azagucacambo, ahubwo mugahurira ku zindi mbuga nkoranyambaga. Umva rero gusobanurire ikintu ugomba kumenya nani Njuga. Ntabwo ngiye gufatanya nubaka platform. Bazi gusangaho wowe buretse gato. Ngiye ntabwo nubaka platform. Ntabwo nkeneye kubaka platform kuko platform irarangira. What you have to do is building a name, ukubaka izina. Urukunyumva. Reka nkubwire, nakoreshaga Twitter cyane n'uyu munsi ndacyayikoresha. Nageze ahantu ndi kureba ikirenge cyanjye ndi gukandagira mu itegeko, ndi gukandagira mu byaha habura gatoya, abankurikira barabizi. Urimo kunyumva? Twitter ngira gutya, fata intambwe nsubira inyuma
nkora tweet ndavuga ngo kugira ngo mbi ikibazo reka mbikimara. Turi kumwe imbi ikigoryi kuko Twitter ifite imbaraga aho ishobora ngiye Twitter naragiye ndayisunika nshyiramo mpashyira showbiz mpashyira ibintu bisanzwe bya buri munsi ngaba bakeminike bari hano ariko biranga politiki irangi ikagukurura yo ikagutegeka Twitter ni ikintu kibi cyane ngaba ngiye Twitter nta nubwo nyibaho sinzi n'ukuntu bayifungura ikintu nakoze ni sibyo akantu kamwe ngiye nakwisabira yego kubera ko wowe wibera hanze ngewe ahubwo ndagusaba ibintu tuba tutanazi kuko twege ntabwo twabivuga turi hano hari uwo mwahura akahita kugonga wowe kubera ko uri hanze urumva kandi noneho ayo makuru bose abantu bayaguha bari free bameze neza ewana ngewe ahubwo mba numva wazajya ushyiramo ingufu ahubwo noneho ukayeexpose nta mpamvu yo kugira ngo uragira ngo azaryoherwe uretse gato kandi nguyu uretse gato kandi uretse gato abahungu bamwohereza uragira ngo azaryoherwe kandi ngo ni inshuti yanjye iyo twirirwa abantu bakora amabi abantu bagenda bamwe ibintu babazi Kemini ni ukuvuga ngo ashobora kuryoherwa agatangaza amakuru ariko bano bahungu bo hanze naje gusanga bashirika ubute amakuru atanga muri showbiz kandi ni ibintu biba byabaye reka mubwire nk'ubu Godfather ndakumenyesha ko nubwo ubona ndi kuri iyi pano baramutse bamfashe bakanjyana in custody some way yaza akamfata akambaga kandi turi inshuti umva reka nze nkubwire Kemini ikibazo kijya kibaho niki we tumaranye kabiri sibyo ngewe murabizi ntabwo ngiye nanga karengane ntabwo mbikora kugira ngo nshimwe nanga karengane simbikunda hari umuntu ubona kabisa ukabona abantu ngewe nanga abantu bahohotera abandi nzo kubyumvikana ibi ngiye urabizi kandi mwebwe inshuti yawe ntabwo igisura ngo inutse mwebwe icyaha ni icyakoze mudafitanye isano utari inshuti yawe ibyo ndi kuvuga urabizi wowe victime mudafitanye isano uwo nguwo nagenda apfe murabaheza nguni ibi ahangano ntandukana namwe Keminike reka nkubwire nturuga ko muri kungira inama hano ibi muri gukora nibyo abantu bazima bakabaye bakora nyine ahangaha ariko none muretse umuntu akoze ibintu hanyuma amaze kugera mu mwobo urimo kunyumva nibwo muje kuprenga victime icyo mvuga ni kimwe n'iki ngiki kuvuga ngo uri inshuti yanjye yes you are my friend ariko ntabwo amabi uzakora ayo ngaza inshuti yanjye ntabwo nzikorera amabi uzakora kuki subikora kuki ubikora kandi ubona ko ari bibi hanyuma nimbivugaho kabinenga nkavuga ko bidakwiye ibyo ngibyo mbaye umwanzi wawe oya ntabwo ariko bimeze nimuza kureba nuko mujye muntera amabuye ariko when you see ntabwo ngiyewe mama mukuru ariko se mwamkwihanganye njuga mu community turi kumva nuko abantu bajya baba ibifura ntibumve ariko tugiye tureba tukavuga ati okay niba ari ukubaka society muri iki kibi tukigira ikibi turi kumwe ikibi cyiza Godfather nengwe ibi bivugwe so ntabwo uzambwira ngo kubera ngo njuga ari inshuti yanjye urimo kunyumva nukuri bigize ibyaha ukagonga itegeko nzabyamagana kandi niba ucya mu gitondo nzagusura ariko namaganye ikibi uretse gato kubera iki those are we call influencers aribo barimo barakurwanya nini mudahuriye wenda muri secteurs zimwe mudakora uravuga urugero ni benshi ntago njya kumentioninga their names hano ariko kubera iki barimo barakwamagana barimo baravuga ati uyu muntu yaje kwijisha muri rubanda nyamara yaje kubicira ibyo bari bagezeho wayi kubera iki ushobora kumbwira umuntu uretse gato reka nze nkubwire ushobora kumbwira umuntu ngewe urumva iyi mihanda ya TikTok nyizaho gakeya birashoboka ko ushobora kubamukorera hano kuri TikTok nge simbimenye ngewe reka mbavuge ahubwo ngewe ndashaka kugira ngo mume iri ahangaha ituma reka bavuge abantu bose Godfather oya uri we Keminike wowe barakubaje ngo ushaka kuvuga umuntu umwe birakunaniye kumuvuga
oya ni Zamubwire. benshi nawe arabizi buretse Yego. njyewe reka mbavuge Godfa Yego. njyewe iyo numvisha ibyo bavuga numva ari byo sibyo nawe nakumva ibyo uvuga nkumva nibyo noneho njyewe naguma hagati nk'ururimi banzo dukeneye kumenya reality buretse njyewe nyine ngiye nkubwire naguma hagati nk'ururimi sinzi kwisobanura ku bantu n'abantu bari hano hasi benshi barabyumva njye byo numva kuri wowe numva ari byo noneho nakumva n'abandi byo bavuga nkumva nibyo sibyo so ni ukuvuga ngo muri industry nkanjye njuga ndi kuri iyi platform ariko ejo n'ejo bundi nzaba nyiriho uri kumbaga hari ikibazo nagize cyangwa hari ikibazo nagiranye n'umuntu sibyo kandi washaka kugira ngo uhishire sinshaka kumishira umva nkubwire ikintu kimwe kuvuga uretse gato nk'icyamamare nkubwire ikintu kimwe nk'icyamamare kuki kuvuga ku byakubayeho hari ijambo wakoresheje ry'ubushuti tugomba kugirana n'abantu Godfather niba waramenye umuntu nk'icyamamare ukamuhamagara rimwe akanga kukwitaba ushaka kumuganiza cyangwa kumugisha inama ukamamagara bwa kabiri nkanga kukwitaba ukamamagara bwa gatatu dushaka kugana kuri cya kintu ngo utange ukuri kw'impande zombi sibyo wowe ukaza ukavuga ibyawe wakuye mu bantu abazaguha inkuru ba mbere baranyanga abazakubwiza ukuri niba abakunzi banjye babiri cyangwa umwe mu bo wabonye mu batangabuhamya sibyo nta muntu mu bintu byose tubamo ntabwo twabura abanzi kandi abanzi nibo benshi ariko njyewe ikintu nshaka kukubwiraho akantu gato menya numamagara nkakwima amakuru cyangwa numamagara tukaganira nkakwima amakuru uzatangaza ibindi bintu gusa njyewe Imana reka nkubwize uko biranungura kumva nyine ugaruka muri bino bintu kandi akenshi mba numva harimo ukuri kwawe kwinshi ntajya no kubandi nkumvamo ukundi kuri kwabo gusa grand frère ntago ujya kure y'ukuri ariko uratandukira gutandukira njye sinkuveba utanga amakuru ku gihe cya nyacyo ariko kubigumaho ukabitiza umurindi aricyo niko njye mbyita kubitiza umurindi bituma inzego zigira ukundi kuntu zibifata zikabikomeza n'abandi bandi bakakwanga ikosa nuvuga ngo niba wowe uko niba nkumvishe neza ibintu nabivuga nkabitindaho yego uracukumbura then and uracukumbura kandi abanzi banjye baguha amakuru nibo benshi ntabwo ucukumbura ku bakunzi banjye w'amakuru yahabwa n'abanzi ariko unciyeho ugaca no ku muntu twagiranye ikibazo usanga wakagombye kuba umwunzi ukatwunga ahubwo byananirana akaba ari vugo ubigiramo uruhare ariko ubigiramo uruhare utarabaye umwunzi utaranambajije warabajije urubaga yamaze kukubwira yuko ari business we ari muri business ibi bintu biramwizeza sinzi ukuntu umufata Godfather we azana facts ntago aje kujaji ariko yahawe n'uruhande rumwe fact yahawe n'uruhande rumwe umva Keminike hari fact uba wafashe ku ruhande rumwe ukuntu ameze umwanya rukakumva urumva rayivu iba yinjiza amakoyine arabanza agafata uruhande nimubwo akaza gufata urundi Godfather we wowe yagukoresha uretse gato ntago abantu baza ubabwire uretse gato Kamaro uretse gato ariko wakinjiza ntabwo ndaguhakaniye no mutinga mike yawe Keminike mutinga mike yawe gato ya Njuga Keminike narinzi ngo warakize bro uracyari ikigoryi nka mbere munamara umwana mubaga urongeye uranduka ngaho nyibi rero ni none kankubaze uretse kankubaze ko muri abana babi nyagupfa we urashaka kumbwira ko no mani muri abana babi bro urumva ukuntu mani muri babi bro no iyo uravuze ngo bakampiki oya ndavuze banza wumve ayo fucking kidding me ndakubaza uretse gato nari supporting ikintu Njuga yaravuze babero unyumvire muri babi ngaho myutinga gato uretse gato Njuga yihangane gato ndashaka kubaza Keminike yaba ari hano no kuri Twitter ni hehe habaye urusaku kurusha ahandi hanyuma kuri Twitter mwatanga amakoyini yawe niwe wakabaye uvuga ibyo oya njyewe icyo nakumenye no uretse gato amakoyini ubugendereye ceceka gake niki uretse gato ceceka ntukawumuheza ngo ni cyo cyawe rero wowe tunigana inkari ntabwo ari kubanigana inkari ubu mukanya nigera nkakorana n'imanganya turamwanga
urinde imanganya genda gutya ntabwo ibyo bintu ari byo. Ndakubaza ni ikihe kiri kuba uyu munsi kitabaye kuri Twitter? Nizihe company zihari zitabaye kuri Twitter? Iyi mihanda Ceceka yanyishaka n'ibindi bintu ceceka gato, ni izihe saga Urumva? ziri ahangaha zitabaye kuri Twitter? ahangaha mushaka kuba mukabya. Wabyumvishe? Hano mushaka kuba mukabya. Ufata inguni ku mukobwa wakuguraga amayinite, urabyibuka mbizane tubivugeho, uvuge ukuntu urabyibuka, uribuka kese y'umukobwa mwateretaga kugura amayinite, ukaza ugafata side mukagendana mukagira ikintu kibi. Do you remember? Indese yawe nawe utangiye kumanipira abantu. Ntabwo ari ukumanipira, ni ukuvuga ngo ikibazo kiba kiri ahangaha. Urumva ukuntu ubuje ugahita ufata Godfather ugahita umubyarira kuri TikTok. Ntagiye kuvugira kuri TikTok. Niyo mpamvu nakubwiye ngo TikTok mugira ibintu byayo bitandukanye n'ibindi. Ntabwo ibyo bintu ari byo. So niba turi kuvuga ikintu muri rusange rero harimo kwiga no gusobanuza, ntiwongere gukora ikosa. Urumva nta soni, ni wowe bakavuga ngo amakuru wowe uri kuducecekesha nidutange point zacu. Point ushobora kumva tukagira umuntu wo kuri TikTok wowe uzi ntambara. None se ubu ngubu wiberewe kuri TikTok ahantu hose mbanyura bavuga ngo uri kwaka amakoine ngo ufata za ntuza. Wakabaye winyomoza ukababwira ngo Godfather wowe mbwira nyine ngese kwa no kumaza gari. Wababwiye Godfather ukavuga ati ariko Godfather ntabwo ari kuri TikTok no kuri Twitter byagendaga gutya. Umva Godfather kubwire. Hari ikintu ushaka kubwira kiri gutuma ugaruka mu majwi. Urumva ugaruka mu majwi cyane yuko ufite uruhare runini cyane mu ifungwa ry'aba influencer. Wewe waragiye wiga internet cyane urayimenya. Wibaze. Ariko Kamaro arakantu mutagomba kuzajya mwitiranya. Ntago inzego zikorerwamo n'umuntu. Urakoze cyane. Ntago Godfather ako kantu gasobanura wakumisha opinion yanjye wewe ubigiramo uruhare. Banza wumve gato, reka njyewe wumva opinion yanjye, sibyo? Yaragiye yiga internet, urumva ayiga neza, urumva. Noneho aba influencer bo mu Rwanda benshi ntago bazi gukoresha internet, urumva. Ntago bazi n'ibigize amakosa. Banza wumve, ntago bazi n'ibigize amakosa byo kuri internet, sibyo? Noneho abo yirusha, urumva baba influencer uyibakoresherezamo amakosa we Godfather, sibyo? Urugero nayo mpamvu warangiza ukanaba reportinga, urumva ugaca inyuma, urumva nta makuru mba n'imihanda, ugaca inyuma kanavuga ati reba wa muntu, urumva gutya na gutya akoze ibi ngibi, urumva akaba ari wo bikora kandi ari wamuzanye wamuvundereje wamushyirije mu mutwe. Noneho mu gitondo urumva ugakomeza ukabisensibiliza kugira ngo umu influencer afatwe afungwe, agafungwa mu gitondo akamanuka. Niyo mpamvu garuka mu majwi. ari kuvuga ibivugwa, mureka avuge. Icyo gihe mamushaka kuvuga yuko inzego mamushaka kuvuga ko inzego zazitegereje. Reka manza umwumva, ariko manza umwumva kubwira ibivugwa, reka wumve. Ni ibivugwa ku mihanda, urumva. Ni ibivugwa ahangaha muri entertainment yo mu Rwanda yuko aba influencer benshi bafunze hari mageragere, urumva. Ubifite muri 100%. Uruvuze ngo Godfather rero ni umukozi w'inzego. Nawe se mu buryo buri indirect birashoboka. Reka nze nkubwire rero, reka nkubwire Kamaro. Ahangaha nababwiye aba batinda ikintu bakora. Uretse gato aba batinda ikintu bakora, ntabwo Kamaro ari umusazi, ntabwo kimenike ari umusazi. Ikintu biro bipeti bikora, baragufata bakakuriza igiti, urukunyumva? Bakakuriza igiti, barangiza kukuriza igiti, barangiza bakagitema. Bamaje kugira umuntu byibushye, mwamumvishe already hano urukuva ko bamaze kunsiga inzego. Reka babaze none Kamaro, uretse gato niba nkorana n'inzego kubera iki mu mpangara kandi ifite ubushobozi bukorana n'inzego zo gufungisha abantu ko mudatinya ko bafungisha. Yewe ntago nemeza gukorana n'inzego. Reka Godfather nagukorana n'inzego ni kimwe nk'uko Kasuku iyo yifatiye zira barabaniga kabatuka, abantu benshi bamushinja ko akorana n'inzego adakorana nazo. Ariko nawe iyo ufashe bino bintu ukabijyamo, urumva uribaza ngo kuki Kasuku aha abantu banyena akabatuka gutya na gutya, ariko inzego ntizigira ikintu zibikoraho. No ukabitekerezaho ukabona nibyo, ariko nawe wagaruka wavuga ku muntu rimwe nta kintu abaye. Ejo ukagaruka kuri live, ejo ukagaruka kuri live kabiri nta kintu abaye. Ubu turi mu gihe cyo kukubwiza ukuri. Gatatu inzego zibyinjiyemo, itangazo rirasohotse, kane ugatangira gukoresha ngo narabivuze, gatanu umuntu akaba aramanutse, umuntu akaba arafashwe, reka tugaruke gato yareba. Gatandatu
bakaba bamusomeye urubanza ngo nawe babwiye ngo arafunzwe nababwiye ko mu gihe nababwiye ko azamara andi makuru ahari aravuga yuko uri ahantu uba wicaye nk'ahantu muri ofisi uri hano mu Rwanda n'ijwi uba warihinduye uri mu bantu bari mu nzego ahantu runaka. Bundi Godfather bundi ngo nta nubwo aba hanze ibyo nananze kubivuga. Nta nubwo aba hanze urumva hari ahantu ngo uba wicaye ngo kuzana ibimenyetso. Oya biriya ni AI. Niba unaba hanze urumva wowe niba unaba hanze uba Uganda uba nk'imbarara. Okay, ni byiza ko dufite uretse gato dufite impuguke Didimani uyu nguyu ni umushakashatsi nyuma y'uko akoresheje iryinyo rye ryari ryarahongotse akarisubizamo yakoze ubushakashatsi mu ntega amatwi uretse gato Didimani yakoze ubushakashatsi akora isesengura afata urugendo ngo kuva mvuye Masisi ntabwo biri ngombwa kubizana aha gato yaramerekeje ntabwo ibyo bintu uri kutujijisha oya ntabwo ibyo bintu kuri biriya bintu by'abayifubesa bamuzana ibintu byarangiye no uyu yamuriye garuka muri Canada uba yes Didimani ese Godfather iyo ncece turababara oya Didima baravuze ngo ndi mu Rwanda babwire urugendo rwanjye iyo ncece turababara Didima bari muri Canada uri nk'umuntu abantu bangahe wewe wemera ndakubwiye we Didima katsindwe n'Imana Didima ndakumva ndashaka ubabwire manzu vaneho kino kinyoma ngo wemera bangahe wakoze ubushakashatsi basobanurire urugendo banzu musubize nyuma y'aho ubushakashatsi bwanjye tubutesheje agaciro umaze gufungisha abantu bangahe wemera twaje gusanga bibiriya barakubeshyiraga reka mbasabe kuko ndabizi kandi ese Godfather reka kubaza iyo jode tabishyura nawe wari kufungisha uretse gato inde Jori muraturanye we Mrs Crack wafunga mike yawe nguba muri Oman mwana nguba muri Oman ndakubaza Didima birakwiye ko mushobora kuza hano imbere y'abantu 800 urumva abantu bakavana amagambo mu kanwa bakavuga ko ngiye Godfather mu by'ukuri ngiye Godfather navutse mu ndeba uretse gato ntabwo twakubonye Godfather n'umutaze negeranye na Mucomante uretse gato ndabibona uretse gato ngo bagire ikintu kimwe Didimani ko Didimani watumwe n'inzego kuza kumvana kuri Clubhouse uzana kuri Twitter ubundi reka nkubwira ahantu bera igifura urumva uretse gato wabyumvise uretse gato no ntabwo mvuga menshi hari ukuntu wikunda cyane urumva witonze ubanza nkubwira hari ukuntu wikunda cyane so ahantu bera igifura rero nk'iyo bolo yo kuri Twitter yararangiye urumva ugera naho uza kunkandaho akana k'intare ahantu ari nibereye urumva ko ibintu byarangiye tukabisimbuza ibintu none arimo arabigarura ahubwo urimo kubigarura rero tubigarukeho nimba dushaka gusubira ku bintu byo kuri X urumva tuvuga uburyo watatse Jora akarwara umutwe urumva kugera aho atwishyura abishyura urumva atwishyura kugira ngo tumenye umuntu witwa Godfather urumva aya makuru yame neza urumva mwageze naho mwishyurwa bawitonze gatoya nitumara kumumenya tumenye n'icyo umuhora ese iyo ataguha amafaranga byari kurangira nawe umugejejeyo ubwo urukumva uruhande nyuma yo kwishyura reka nze nkubwire ikintu kimwe Didima ahubwo nyine nakubajije umaze gufungisha bangahe wewe reka nze nkubwire Didima ikintu umaze gufungisha bangahe wewe Didima uretse kumvugiramo ariko siwe muri kuvugira rimwe kanze ngusubize Didima komereza aho ngaho narinzi ko urukumva ariko Godfather ngiye buriya macecekanye menshi uretse gato narinzi ko wakuze ariko Godfather ugeze umwana aho niho ubera igifura ntabwo ubasha kwihagarara wingira igifura agafurwa n'igisura uretse gato kwihanganye reka nze nsubize Didima ni mwihangane mani ubu umeze nk'umuntu uhanganye n'umwana uretse gato Didima bakubwire urumva ibi bintu biba biri seriye ntutekereze ko ibintu bitari seriye sibyo utabiza uretse gato ntabwo Jori yakwishyuye kugira ngo uhindure uruhande uretse gato utangire kwa Melody se byagenze bite ceceka nabo baramwishyuye aho ngaho na payment zirahari ceceka ngo abande none kwa Melody
ariko reka mbabwire ikintu muri bigo rye none se mbaye Keminike wajyanywe uretse gato inyungu za social media turazizi ndakubaza uretse gato bivugiramo mbaye Keminike uretse gato mbaye Keminike wagiye bakamuhereza amafaranga akaza kuyereka abantu none se buretse n'ibyo ngibyo ariko je ntabwo vlog wacu ntabwo ejo bamuhaye amafaranga kuri live stream erega twega abahanzi baduhana amafaranga twega abahanzi amafaranga barayaduha nese tubihakana aho ngaho abahanzi amafaranga barayaduha umuhungu wacu usigaye gukora streaming kuri YouTube live hano hose ari ntabwo ejo ndigahera yamuhaye amafaranga ibyo ngira ibintu uribuka ejo ndige wari witendegaga kuri Bruce Melody kugira ngo birangize bikarangira baguhaye amafaranga kugira ngo utazongera kumuvugaho nibyarangiye Keminike rero ukanga pen umva rero nkubwire ikintu kimwe sibyo iryo ni ikosa uyu muri masimo kagaruka imbere y'ubutabera mwamase utumye n'ibi bintu bigarura kandi wowe bagusabye umushaza tumye niruma umva nkubwire uretse gato giye ntabwo nza kukwemerera ibyo bintu uvuga baragira nyine ziba ntabwo ushobora kuza gutangira ibihuhano ngo abantu batekereze ko ari byo gira nigendere rero watumuka wagenda nyine nagenda rese mundi ni ngombwa ko bagira none se uraza wigenda arimo arashaka ko tugenda Godfather reka nkubwire ukomeze umuganda w'umwana mugeze ku gihumbi uretse gato ubu myutizo gato ntabwo ibyo bintu nza kubyemera umva we Keminike ariko turimo turakubwiza uko man shut the fuck up man ntabwo uza gutangira ngo nkwemerere none turimo turakubwira ibintu byabaye sigaho ndakubaza iyo uje ugatanga ibihuha nk'ibyo ngibyo wari uzi ko abantu bahanga badashobora gutekereza ko ibyo urukuga bitari seriye bakagira ngo nibyo narishyura babarira wibaze Godfather bagiye bakwishyura twebwe ibyo bintu reka nkubaze akantu kamwe urumva uri n'ikigoryi bro hoya masisi umwanda wo mugeze ku mwanda y'ibintu biremereye masisi noneho ibi bipeti ntimutegereze oya wenda amafaranga yarashize wenda ayo mafaranga we wacyabari nakasiya afite tokareka kubeshya abantu mani oya wiyiruka ngaho ceceka no Didimani reka kubeshya gatsindwe n'Imana ntabwo ugenda kubeshya none se ntabwo impamvuga erega barabati bafite ikintu babahora erega nimufite imitima mibi uruzi ko abantu bategeka oya Godfather nta mutima mubi Godfather reka mubwire uzafata akamaro urumva reka amatwi hari ijambo wambwiye urambwa ngo kuki yamano tutamumenye nk'inshuti ze ziba hafi ngo tumugire inama mbere yuko ahura n'ibyo bintu nawe inshuti ye yakoze iki turimo turakugira inama nawe wowe umuntu abakumenye nk'inshuti yacu iba hafi umuntu yakugira inama ukajya umucecekesha ntabwo dushaka yuko uva kuri ntabwo dushaka kuva kuri umva mwamushitamwe umva mwamuhuye umwe umva mabwire ikintu Keminike nta nama yawe nkeneye kicwe n'uburoro urumva ceceka katsindwe niyakuremye umva Didima hano uretse gato ariko njyewe bahanze bankandeho ceceka gato ibi bihuha mwagiye sinzi mwagiye kubitoragura hano uzi ukuntu badarapa vayo hano hejuru uretse gato ntimuhora muvuga ko mufite ibimenyetso garagaza ibyo bimenyetso bya payment ceceka gato sasinzobe no gufungura mikrofone nuko buriya numvaga uretse gato Didimani uretse gato mbere yuko umbwira wimbwira uretse gato ibyo ushaka nawabimbwira ceceka wumve abantu munkurikiye hano Didimani nyereka nawe Keminike mugaragaza imbere y'abantu 1,100 erega twebwe ntabwo turi mu rukiko ceceka gato mugaragaze evidence ko hari umuntu wanyishyuye mugaragaza abantu umwe se babizi ariko nyine ziba ceceka we point yaje ujya kunzimisha Godfather ndakuzibya nudashaka kumva point maze mushaka kukunda mu mutego ceceka wumve ihangane genda Didimani uretse gato ndagusiza hejuru mbishaka ihangane Keminike ihangane ceceka ariko mani Godfather abantu bonye rutinyano ninjye na Keminike wagicewe amakuru yawe yose dutandukanye n'abakuru Keminike urongera kumvugiramo ndakumanura ikibazo tumanuka Didimani uretse gato Didimani ntabwo nshaka kukumanura twumvikane ntimukaze kuzana ibihuha ngo nimurangiza mu nzibiranye ntimutume umuntu avuga Didimani
garagaza uretse gato ceceka gato ninjye wivugiye ceceka gato shut the fuck up and listen to me unyumva twumvikane yiko niko bimeze mwese ninjye wivugiye ko wavuye kuri club house ceceka nyine ziba nyine wumve ziba garagaza urimo kunyumva garagaza ibimenyetso bya payment ko nishyuwe urimo kunyumva ceceka ariko se wumve nubigaragaza hano imbere y'aba bantu I will give you $5,000 $5,000 se Godfather buretse wenda ko ushaka kuba uyafite kubera ko ahangaha n'ubundi imisorangiro benefit ingeza ku 1,000 sheri urumva buretse ko ushobora kuza kuyagaragaza imbere y'aba bantu mfite abantu hano nibyo 5,000 babimusa urumva ariko banza witonde banza ugaruke Keminique ubundi ndakubwiye ngo fata imbere y'abantu 2,200 baraha garagaza ikimenyetso kimwe turi kumwe banza ugaruke Keminique nugaragaza icyo kimenyetso ntabwo nkeneye ko muvugiramo muceceke ntabwo ibyo bintu ufite abantu urumva ufite abantu wamaze kumanipulatinga urumva ariko nabo uko batinda bamenya ukuri uko bagenda bakubona je nije hano ceceka gato ibyo bimenyetso turabigeraho Godfather ibyo bimenyetso turabigeraho nkumi utinze bwa nyuma ndakumanura uretse Keminique ntabwo kumanura abantu ibyo bisobanura ntabwo mbamanura mushobora gufungura umva Keminique ngwino hano hejuru mureke ibyo bintu bro mujye muri hakoza ko none se ikibazo kumanuye Didimani se kumanuye Didimani nawe ndamugukurikiza n'udashaka kujya ngo tujya nta kibazo nanjye manura none se ubwo tuje gukora ceceka wumve twumvikane ikintu kimwe wowe ni wowe uzanye amakuru ko nishyuwe jewe reka nkubwire ngo uretse gato manza wumve point yanjye wimvugiramo tuganire nk'abantu bakuru zana ibimenyetso cyawe ntabwo ushaka kutugana nk'abantu bakuru ntabwo uri kuganira umutanga propaganda tukawugira uri gutanga ibinyoma uri kubwira abantu ibinyoma garagaza ahantu hamwe wimvugiramo Keminique wimvugiramo wumve point yanjye garagaza ahantu hamwe urimo kunyumva ibintu ntabwo ari ubwambere bivuze urimo kunyumva ibintu byo kuza mukaza hano mugafata ibintu mukabirunda ku muntu garagaza ahantu hamwe ndi kwishyurwa nkuko utari ubwambere bivuze warangiza ngo ndi igifura reka nkubwire warangiza ukabigira plage ngo ndi igifura reka mbikubwire ngewe n'ubundi iyi mihanda ya TikTok si yanjye ngewe mba nje kwivugira uko ibintu ntabwo ari yawe urazanga ufite 2022 reka njye mbikubwire manza wumve twumvikane dusubire okay ufite WhatsApp yanjye buretse gato ceceka gato twagiye reka njye ntange factory ceceka manza uratanga evidence sibyo utange fact tuzewe ntabwo hano ndi mu rukiko ngereka nkubwira uko ibintu bimeze then shut the fuck up ibintu bimeze iki tudafite kubera icyo ariko winshikikisha reka nkubwire amambere hano nta muntu nyingi imboga iwe hari kuri Twitter mbere na mbere wabanje uzengereza umuntu bita Mutesi Jolly uramuzengereza koko wari umuhaye na ntuza ku buryo umwana ashaka no kuba yaragiye kurwara depression bakunda Imana iba yarafashije umuntu akigirira amafaranga sinzi ahantu yanyuze niba yaranyuze mu bandi araza murabikemura hari ukuntu yabigenje okay inshuro ya kabiri urongera ujya kwa Melody Melody uramuzengereza ngewe I can give you a fact zuko baguhaye amafaranga bari n'ahantu hanze bakubwira ngo tubabarire ntuzongere no kutuvuga izo fact nutazerekana ninazerekana se ngewe ninazerekana ngewe uretse gato hari umuntu wanyohereje Banyarwanda uyu muntu avuze ko afite fact screenshot okay uretse gato nakubwiye urabizi kuri umutindi umutindi urangaburira ceceka gato uyu muntu avuze ko afite screenshot Keminique tega amatwi realite y'ibihari ndakubwiye nyine izo screenshot kandi hano ntabwo ndi mu rukiko niba ufite screenshot nakubwiye izo screenshot ziki suvuze ngo ntuvuze ko ufite screenshot ubundi se n'ubwa mbere umuntu yakwishyura undi ndakubwiye ntuvuze ubundi se kwishyura ni ikibazo ceceka gato ndakubwiye ngo erekana ceceka uwumve uvuze ko ufite screenshot izo screenshot zereka abanyarwanda ndaguhereza $5,000 ndakubwiye ngo none se ubundi ubu telefone nta nubwo banayiba ariko ashaka ibintu bamurimo ngeze ngende umucamanza ku buryo ngena nkabika ibintu muri archive wangweki ngende umucamanza ku buryo mbika ibintu muri archive
ahubwo wowe reka kikaravuga kikabihagararaho. Godfather reka nkubwire abantu batakuzi reka njye n'icyo inshuti yanjye uretse gato do not call me your friend nurangiza guzo gutanisha izina ryanjye kandi hano ari do kuko you are talking nonsense tega amatwi ntabwo ushaka kuza hano you get that title where my friend man umuntu wese wari kuri Twitter shut the fuck up then wumve ntabwo uri buze hano gutanishinga my name nurangiza ngo ufate title ngo you are my friend. Which kind of fucking friend ushobora kuza ugahimba ikinyoma nk'iki ngiki? Let me make that clear. Ntabwo ibintu byanjye biba kumugaragara. Mutesi Jolly ku kibazo cya Miss Shanita nabikoze izuba riva, ntabwo njye nyura ku ruhande, ni ibintu byabaye izuba riva. Mutesi Jolly twamubajije imodoka ya Shanita, iminsi irashira indiraza kugeza igihe Mutesi Jolly yaziye hariya akoresha amagambo. Byo ngibyo ni ibyanyuma bya mu byambere. Iki cucu manu reka nze nkubwire rero babarira ntumvugiremo. Please ndagusabye. Rero ikibazo cya wari umva iyo bahe modereta mwe mu meeting ndamwifitiye iyo. Mwe mu meeting ku meeting ubundi. Naba modereta kuko uri kumva izi zinjijirwa nizabo modereta ziri ku meeting ari. Wibatuka genda gake. Wibatuka genda gake. Tugenda gatoya rero unyumve Kemenike. Iyo ushaka kuvuga ngo nje nawe nje nyiri bikorwa nawe wewe wabikurikiranaga nanjye wabikoraga ninde ubizi intacyo nigeze nkora mu bwisho cece ko imvugiramo ndaza nguho turakuzi wafashe umwanya wawe uravuga mu buryo burambuye sibyo watumye mvuga se cece ka rero wumve version ya nyayo cece kera watumye mvuga ngaho muting urakoze cyane ndongere ku mutingura nta kintu ngende nkora mu bwisho nta na kimwe ibintu byanjye byose babiri ku mugaragaro. Uriya mwana w'umukobwa niwe nabyibuka. Uribuka mumbwira ngo ni Musabe imbabazi? Urabyibuka abantu bose bavuga ngo ni Musabe imbabazi? Bambwiye ngo Musabe imbabazi byagenze gute? Dekeza napfuye nawe iki? Do you remember? Urabyibuka? Ariko wazanye Didimani hano. So here's the thing. Funga mic yawe. Igihe cyose udashobora kuba umunyakuri muri wowe. Kemenike wowe. Udashobotse usiba Twitter nka 5 ku munsi. Njyewe ntabwo ngiye guhangana nawe rega ntabwo ndakubaza uretse gato. Ndakubaza wowe nakubwiye ngo garagaza screenshot nishyurwa na ba Bruce Melody. Ntabwo njyewe ntabwo hano $5 by'amadolari garagaza screenshot. Okay, ntabwo ndi mu rukiko. Izo screenshot rero urimo kunyumva ntabwo uri mu rukiko. Ni nkuko natwe batwishyura ni nkuko byishyura na bandi. Aho ngaho reka nze kubwire ntega amatwi ntandukanya nawe. Ntabwo uko niko kuri ndabikubwira. Ntabwo ntega amatwi Kemenike ndabigusobanurira. Ntandukanya nawe ntabwo ibintu bikora kugira ngo muri cyo gushyira mu nda nkuko bikora. Then shut the fuck up. Reka manze nshyira statement. Reka naje gusanga muri bitangaza mushobora gukora ikinyoma mukagitunganya kigahinduka ukuri. Ntabwo nzabemerera. Umunsi ni byiza ko ari ibintu biba binagaragara. Umunsi kugira ngo mvugane n'ura mwana w'umukobwa bwa mbere mvugane nawe namanutse Tanzania ushaka y'amakuru kuri telefone. Umuntu wampaye nimero ni Boskani, niwe wampaye amanimero y'abantu nashatse. Ingwa ku mugore wagaburiye irushanwa rya Miss East Africa bita bamwitaga nde uwagaburiraga irushanwa ampuza na executive w'irushanwa bita Kazimoto Elena, niwe wari ushinzwe abakobwa babanaga nabo isaha ku yindi. Mvuganye nawe mbabaza impamvu abakobwa batahawe imodoka yabo. Umudamu arambwira ati umuntu bita Nirena uri wari ufite irushanwa aravuga ati niwe wagambaniye abakobwa kugira ngo batabone ibihembo, ndetse n'umwana w'umukobwa bari bakoranaga bitaga Mutesi Jolly yabihombeye kuko amafaranga yose niwe wayahaye. Yarahombye amafaranga yose yarahiye. Ura mugabo yabakoresheje nabi. Ndavuga se
ko yari vice perezida w'irushanwa, ko ariwe twashinjaga ko atahaye abana imodoka ye, nawe yahombye ati umudamu arabirambura. Ndavuga nti uko kuri twe twashinjaga Mutesi Jolly ko abigizemo kugira ngo imodoka y'umwana Shanitah idataha, watubwira ukuri. Umudamu aravuga ati niteguye kuvuga ukuri kuko na Mutesi Jolly ararengana. Fata uriya mudamu muzana kuri platform, ndamuhostinga, space zirahari, ashyira ukuri hariya. Mwese murahaguruka muravuga ati Godfather dore igihe warahereye Mutesi Jolly uvuga ko yibye imodoka yambuye Shanitah imodoka, none kuyungu yamugize umwere kusanze yarenganaga, urasaba Mutesi Jolly imbabazi? Ndamubwira nti oya, ngiyewe igihe cyose ukuri kugaragaye bagomba gushyiraze nkuko kuri. Mubabarire munyumvire iki uyu mutindi yari ahari abibona, ureke muri cece kagati ntabwo ngaburira. No, uri umutindi mu magambo no mu mutima, nuko iyo ufashe ukuri ukakugoreka. Ariko unatubwire n'ikintu wapfuye na Ben. Mwamwumvishe ceceka aho ngaho, mwumve mwabantu mwe. Ako kanya Mutesi Jolly nibwo yadusanze kuri space, aradutungura asaba kuzamuka, aravuga ati nari nzi ko kumvuga wabikoranaga umutima mubi, ariko washakaga ukuri. Niba ushobora kuzana uyu nguyu akavuga ukuri, ndatekereza ko inzira nziza yatuma uyu mwana abona ubutabera. Nkanjye muntu wari ubirimo nuko twafatanye urugendo. Mutesi Jolly nguko twafatanije, akora n'ibishoboka, amafaranga y'umwana w'umushahara arayamwishyura, barayatanga, araboneka. Ibyo imodoka bijya muri process. Ntabwo nshaka kurengaho, nguko uko navuganye n'ura mukobwa. Urumva we Keminike? Nguko uko navuganye nawe, ni ibintu biri recorded birara ku space. Afata Shanitah, duhamagara conference call, bavuga ko bagiye kujya muri process zirakurikizwa. Uramwana yishyurwa n'amafaranga ye makeya. Urumva ko nyumva? So iyo uje rero hano nk'umuntu nari nzi waguturamye hariya, uturamye, dore ko iyo mwaga mumaze kunywa twadukaziye twanyu nta kindi mwaga mufite mukora. Ariko zikazi hari zo watuguriraga. Mutazigura se ni mwararango ngo ni mwishyuraga baba. Oya Godfather okay. So iyo rero uretse gatubwira abantu hano. Mani biba bibabaje iyo uje ugafata ibintu byose. Reka mubwire ko umuntu yakwishyura warangiza. Social media zigomba kudutunga, sibyo? No, ntabwo social media zigomba kudutunga. Sigaho. Wapfuye iki na Ben? Okay. Manzi ubwira abantu ikintu wapfuye na Ben wiyunze gute? Ibyo mvuze niko byagenze, siko byagenze. Wiyunze gute na Melody? Ndaje bigereho. Ndakubaza, ibi niko byagenze siko byagenze? Subiza. Fungura. Ngiye nakubwiye ngo kugira ngo bigeraho ngaho byasabye iki? Ndakubajije, ibi mvuze byabayeho, nizo space zabayeho ntizabaye. Erega wamano ya Didimani, kandi Didimani yagombaga kukumfasha. Nge se nagushobora. Ndi kukubaza, ibyo mvuze ni ukuri si ukuri? Ukuri ni nka 20%. Kagenda ubona utemeye biriya gicucu gusa. Hanyuma ibi ngibi icyo ngicyo ikindi waruvuze ngo ni cyane hari. Twubahana ibintu byo gutukana ntago ari byiza. Ndakubajije icyo ikindi warubwiye ngo ni cyane. Ugiye kumbwira ukuntu wiyunze na Melody, utubwira ukuntu reka mbigusobanurire. Wiyunze na Melody ute, ushwana na Ben ute? Reka mbigusobanurire. Ku buryo tugera no muri za management zabo tugasanga hari ibintu kubera ko hari ibintu batubahirije runaka bikarangira ushwanye n'umuntu. Reka uraza gutaka wavuze ko screenshot ntabwo screenshot zaziki none se icyambere ntabwo ndi coding abantu mwana nge se njya ndi coding abantu. Tega amatwi. Icyambere gishyizeho umucyo, urukumva? Reka n'icya kabiri nkikubwire kuko nge nta kintu ariko kira cyambere nacyo nago banyuzwa abantu. Reka nakubwiye nta munsi n'umwe kinyoma gishobora gufata intebe, azronga ngiyewe ibintu byanjye bibera ku mugaragaro. Nuko byagenze kandi nawe urabizi. Sinzi objectif na papa waba ufite, but you know the truth. Nta papa simfite, ahubwo ndimo ndagira ngo dushyire ibintu ku murongo. Reka ngusubize icyo ngicyo ubajije rero. Yego, kangusubiza kuri icyo ngicyo nibwo muruze kumenya ngo dufata ubundi we, kandi ntabwo ngiye nihisha mani. Ariko umbwira utantuka. Uwo ni wenje, yego. Azronga icyambere nuko byagenze kandi abantu bari bahari murabizi. Abantu bagiye muri comment babikubwira ko ariko byagenze. Ntabwo njye nyuri iruhande bro. Oya abo bantu ntabwo babizi, ntabwo babizi uko tubizi. Soberanye magosobanura kuri icyo kindi. Ntabwo babizi nkuko tubizi. Uziki
uziki Reka uretse twebwe tuzi kunywa ibintu byinshi buriya. Reka buriya usibye ibintu ntajya kwivangamo. akazi kare Umva tukavuga se akagaruka baza wumve se kuba ibintu influencer banza wumve se ibintu ntakwivangamo Ceceka. byano kuri TikTok. wavuze ko ufite TikTok ama-screenshot mumbabarire utagira ama-screenshot sinabyivangamo. tega amatwi wavuze ko ufite ama-screenshot Ariko If ibya you hariya don't kuri give us Twitter ho screenshot, ntabwo wabindusha. tega amatwi wavuze ko ufite ama-screenshot Amasipesi wajyaga gukora uko byagendaga byose tega amatwi turabizi. wavuze ko ufite ama-screenshot ndi kwishyurwa Ntabwo nakubwiye ko ufite ama-screenshot, nakubwiye sinjye Urashize. ndikodinga njye None ntabwo se meze ubwo nkawe. ubwo Sinjye ndavuga iki? ndikodinga. Okay, ngaho rekera aho ngaho rero rekera aho ngaho ntabwo ari impangara ngo uhangare warumbajije ikindi ngo cya melody ngo niyuze na melody Nakubajije wiyunze na Melody ute byagenze bite? Ibyo kuvuga ngo wasanze Okay, ngo ceceka waramurenganyaga washwanye na Bendi. ceceka rero ceceka Aho umuntu yari Ceceka. inkoramutima yawe agahinduka umwanzi wawe. aha urumva ko ariko rero kana Kemenike ko nzi ko warangije ishuri wagira ko educated idiot. Ngerega nimo ndakubwira ibintu Bro, you turasa acting like educated idiot ndagusobanurira impamvu. Who are you kwinjira mu mutima w'umuntu ukamenya kundi yabaye Arimo umwanzi? karavuga ngo Kemenike ntacyo afite cyo kuvuga kahambira. ndakubaza gato ushingira kuki wifata ukavuga ko umuntu yangundi? Is that fair? Erega ubwo rero nawe ushatse kutugira ibimara. Ndakubaza Kemenike ndagukunda ndakwanga Ntabwo ibyo mbizi. ariko ukamenya ko nanga The Ben ukabimenya. We waramwanze biragaragara. None se uba utazi ko ngukunda kandi wowe wenda uzi friendship yanjye nawe ukaba utazi ko ngukunda cyangwa nkanga ukamenya ko nanga undi simwanjye. Reka ngusobanurire nani Kemenike. Sinza kubyita amarangamutima kuko nzi ko ubyica nkana bitewe n'imyaka n'igihe umaze muri intuza muri showbiz cyangwa umaze uri kuri izi mbuga. I know you know a lot. So reka ngusobanurire rero. Ukaye wigiza nkana. Reka muri cyo kururiya nta munsi numwe urimo kunyumva nta munsi numwe nuza gusubira inyuma uwo Melody uvuga nangaga. Urimo kunyumva ntabwo nigeze nanga Melody. Nta munsi numwe ntacuranze indirimbo ze wowe urabizi. Nta munsi numwe muri icyo gihe mwavuga ngo ndamwanga ngo nkunda The Ben. If you remember ndi mu bantu murabizi ko muvuga ibi gusa ntimushaka kuvuga ibyiza. Ndi mu bantu bahagurutse ndibuka njya kuri live na Bruce Melody yari yakoze kuri Instagram. Urimo kumva naramubwiye nti what I have to do igihe yanserezaga akamanura akavuga ati ndakwishiye nkuko nanjye wamanuye kuri Twitter. Do you remember? Iyo saga ndayizi. Urabyibuka? Naramubwiye naramutwara avuganye hariya ndavuga nti ibyo icyaba cyose remember ko uri muri tour muri Amerika. Icyo gihe ari muri Amerika. Urimo kunyumva mwese mwaruciye murarumira. Ndavuga nti ndavangaha ikindaje inshinga nuko kujya gupromotinga ibitaramo ufite muri Amerika kuko uteruye idarapo ry'igihugu. Navuye aho ngaho mu gusererezanya amanura ndagenda nakoze ibyo namusezeranije. Ndi mu bantu bapromotinze tour za Bruce Melody muri Amerika. Niba ubyibuka sinzi kubyumva nicyo gihe mwavuga ko mwanga. Njya kuri panel tukaganira tugatera braga kamanura kugira ngo ipromoting byagenze bite rero. Uretse gato genda gake kuko ntago umuntu mutacanaga waka wahituza wowe ngo utangira gupromoting ibintu. Noneho uri umunyabwenge. Buriya reka nkubwire kimwe mu kintu nkuzi uri umunyabwenge. Uretse gato ufite ukuntu ibintu byinjiramo umuntu akazashiduka hakunze umuntu gake gake. Mubabarire mwumve icyo gihe ndakubaza nuza gukurikirana. Icyo gihe Melody yari yakagiye i Burundi ntabwo yari yakagiye i Burundi. Niba ubyibuka kiriya gihe yari yaravuye i Burundi. Yari yaravuye i Burundi. Yego. I Burundi byagenze bite? Mu bijyanye n'ikisi, mu bijyanye na Pafa, mu bijyanye nawe uko mwavuganaga, mu bijyanye na promotion, mu bijyanye n'iki. Umva ngusobanurira ikintu kimwe. Turi kumwe? Igihe cyose wavuze ko kwanza umaze unahindura statement nta muntu wanga undi. Ntabwo wowe ufite ubushobozi bwo kudetermina ko umuntu yanga undi. Ntabwo ari byo. Uba wibeshye. First of all bara nabahanzi. Aha niho biva. Bara nabahanzi. Reka nkubaze ikintu kimwe. Ko muvuga ko nangaga umwe ngakunda undi.
urukunyumva ntimuri ariko ikibazo process cyanjye ntabwo wagitarutse wigiye kwanza gato mbere ko wanze ngusubiza kunsubiza kanisha ceceka ndakugereraho mujye mubwira abantu uragenda ugafata akantu kamwe uragenda wageraho uretse gato ceceka gato mukirengagiza ko ku giti cyanjye ngiye Godfather nakoze ibishoboka ngafata Bruce Melody na The Ben nkiyiranja bagahurira kuri platform imwe ibyarabaye ntago byabaye ndi kukubaza byarabaye ntibyabaye nazanye Bruce Melody azana na The Ben baza kuri platform yanjye baraza mu kiganiro ndabakurikiranya nyuma ya Bruce Melody The Ben aravuga byarabaye ntago byabaye none ko nanga mbere yuko ugeraho ngaho bivuga ngo njyewe kwibyo mu byirengagiza mbere yuko ugeraho ngaho dusobanurira iyo muri ceceka gato none se ahubwo kuvuga ko nanze umwe ngo nateranye ngo navuye ibyo bintu bibwira abantu bahana ibyo bintu bibwira abantu bahana uyu muntu kuma fact nta fact ndi kumuha ndakubajije ibyo bintu icyo gihe baza bakaza kuri platform yanjye bose nakundaga nde nanga nde ko bombi bari bahari wansubiza reka ndeka abantu babaye benshi ko nanze umwe nka mwaka anegere mu turimo tw'amaboko da azanga gusaba ko yine hano guma hano ceceka uvuze ko nanga gumwe ndi kuguha fact ko bose baziye rimwe nkabatumira bakaza ndashaka unsubize icyo gihe nangaga nde nkunda nde reka twa kujya muri flashback y'ibyo bintu reka tubyihorere oya umva reka kubibura urwango mani ibintu kuri arakuza reka nkubwire mwarangiza mukaza gukundana Godfather mukaza mukabiba ibintu nk'ibi mwarangiza mukaza gukundana Godfather reka mwereke n'iki kanze gusobanurira mbere kamaze nguyimpamba ugende n'undi munsi mutazojya kuvuga ngo uri muracecekesha ceceka nyine ziba nyine kuko uri kuvuga ubusa nose muri ndakubwira ngo iki ndikubwira ngo nsubize ukakunsubiza nakubajije Kemeni icyo gihe nakundaga nde nangaga nde subiza urumva wowe uri muraprovinga yuko ibyo uri kuvuga ari byo kandi ni nawe host nta n'ucyo nakora kugira ngo nyine biprovinge nyine yuko ibyo uvuga atari wahedi ijambo ni ryawe icyo ngiye nari ndimo ndakubwira ibyo byarabaye n'umuntu wese wari uri kuri ziriya platform mbere yuko uza ahangaha arabizi azi step by step uko byagendaga uko wagendaga wongera ukiyunga n'umuntu abantu mwashwanaga ibyo bintu byose barabizi until ubonye ko hariya hirya amazi atari yayandi hari abantu bari kuri classe runaka nyine usanga bagenza n'ibintu cyangwa ugasanga abantu barimo baratabaza n'iki uravuga ati reka nze niyoborera abantu hano kuri TikTok mbabwire hasigaye njyewe nzabayobora so TikTok rero nabo niyo mpamvu nge ntashaka kugira ibyo reka nkubwire ikintu kimwe Kemeni TikTok kubera ko ntabwo nzi yaha ngaho kimeze Kemeni reka nze gusobanura ikintu kimwe manza ceceka mubarire ariko ureba abantu uziko uri kumvwa n'abantu none se ubundi ndi kuvuga yewe abaturage umva giti sha abaturage Imana uretse gato abaturage bagukize bagize Imana kabisa utangiye kunsebya nyine ntabwo ari ukugusebya ndashaka kugira ngo wumve ibintu nkubwiye mu kanya wumve n'ibintu uri kuvuga nakubajije uretse gato Godfather nakubaje n'ikibazo kare wanga kukinsubiza ni ikihe wabajije kubera iki ni ikihe dayeri tunave muri biriya bintu bya kera byabari ibyo byabitari byo katsindwa n'Imana kave huru banza bumve kubera iki uretse gato kubera iki ntabwo nkwemerera nakubajije ibyo bintu wijya kunzana ngo mu bya Miss Jory ngo mu bya Ben na Bruce mwabantu mwe ibi bintu ninde wabizanye uyu mugabo nese ko umuntu agomba kugwa na factors zifatika uko wamumanuye ntabwo namubwira ko mumvugiramo naza Didimani zamuka nigize mu avuze niki erega naraje uretse gato ntega amatwi ntabwo ibi bira bintu mwari by'ubunajyuwa naraje bapfuka umunwa noneho ikintu cyo kimbabaza ukaza cece hano gataya ngo Godfather ngo urabizi ahantu mubera gatsimwo gatsindwa mwe nanganje kugupfuka umunwa ko n'aba followers ngira umva uretse gato ahantu mubera gatsimwo gatsindwa mwe ngo Godfather ngo urabizi ngo kuri inshuti yanjye warangiza ukampara ariko uri inshuti yacu mwana turanakwemera muri ukagenda ubone turanakwemera kagenda ubone ibintu byose wanakora bitarimo mugati ibintu byose wanakora bitarimo mugati ibyo bintu nta kintu byabinamaze Keminike ntega amatwi ngusobanurire urukunyumva imbere y'abantu hano bro Godfather nta muntu ushobora kumpa amafaranga ngo ukora iki ntabwo bikunda nanakwibagirwa yampaye amafaranga yakura ubugoryi nkamushumika Melody oya yashize wowe y'amafaranga ashize cecekamo gato Melody
Melody untega amatwi neza cyane urimo kunyumva Melody nujya gusubiza amaso inyuma uretse akantu kabayeho akambwira garuka hano akambwira ngo ntabwo Twitter ari iya nyoko urabyibuka none se aho ngaho byari byarahereye hehe byarahereye hehe ntega amatwi urabyibuka nyine umva uretse gato Godfather uretse kanani Kamaro ihangane gato uretse gato kariya kantu ahantu havuze ko Bruce Melody ntamwumva urimo kunyumva Kemini kandi nawe urabizi yaraje nari mfitanye ikiganiro n'umuntu bita inde narimo kuganira nande niba ubyibuka ntabwo nibuka umuntu mwaganiraga ariko ibyo ari byose none se narenza wiki icyo nzi nuko yakwishyuye neza atari amafaranga mu bijyanye na revenge nibyo ufitiye receipt cyangwa ufite receipt y'amafaranga yaba ari ibyo ngibyo nyuma yuko ibyo ngibyo biba nuza negociation zagiye ziba mani reka nkubwire man sinzi niba muba mufata abantu mukatugira ibimara mukumva ko wavuze ko iri jambo ntabwo Keminike iki gihuha nutuzana izo receipt ni nko arkasharika utankanga inzanira receipt zikise ngaho rero fata tana receipt zi ngaho fata kayozo kawe upfukira ngaho ibi bintu nabijyana muri libu rero ngo nkoze nabi Godfather ariko gusa turakwemera mwana turakwemera Kemini ubabage yo erega Godfather we yamaze kubyivugira kare yuko inuze murandasi ayikoresha mu buryo bwa business urumva rero Kamaro tubaye turi kuri social media tutagomba kuzikoresha mu buryo bwa business waba ufite ikibazo mu mutwe wawe oya noneho we rero ntabwo ibyo icyo shaka kuvuga ntabwo cyumva no kuvuga ngo Godfather sibyo we yakora ikintu cyose gishoboka urumva akabona amafaranga urumva yashaka mu nda n'inyabutongo wamuginga se reka mubaze Kamaro kamubaze kama ngiye kukubaza ikintu kimwe sibyo iyo turi aha ngaha sibyo yego muraza mukaganira siko bimeze ejo bundi uza hano sibyo tukaganira ukaza ugafata platform ukaganira ukavuga ibyo wavuze ntashaka gusubiramo waranyishyuye Just ariko kwishyura iki kandi ubwo wari uri kwinjiza amafaranga uburetse gato reka dusesengure rero wambwira muri kiriya kiganiro nagiranye nawe uburyo ninjijemo uburyo winjijemo yego umbwira ati izi live ubwazo ziguha amafaranga urumva uretse gato zima amafaranga gute ngahibaze sha none ubu uri gukorera Imana se no erega niyo uretse gato niyo uvuze ushinzwe imibereho myiza y'abaturage uretse gato ni ukuvuga ngo iyi platform turiho nonaha ubu ngubu ndi kwinjiza amafaranga utayinjiza gute ubwo mu minsi erega ibingibi ni utabyinjiriza iyi platform nsobanura uburyo ndi kwinjiza amafaranga ahubwo mwege muyinjirizaho ngaho nyuzira sha none se ako musetsa uri kwinjiza amafaranga se gusa ubu n'urundi rukundo ukunda abandi 1500 bari aha ngaha yegora uru n'urundi ahubwo bagukubite intare uvanga bujya kunywa boyiro mugere vuba tuvugana no kuri mama wamaze kuri saving ahubwo ariko bamubwire Kamaro uyu mugabo ureba ugatekereza ko ari kandi uyu mugabo nagiye mura n'abantu runaka bakambwira ati wa mugabo we ati naho ngaho urakomeye ati twebwe bisaba kwigura urugero rw'ikirega hano ntabwo ndi mu rukiko Kemini bro ariko Keminike yakubwije ukuri numva ebana yakubwije ukuri kwinshi cyane ubundi ibyo bintu ntabwo ari nabyo nshaka ko dutindaho ahubwo reka ubwire iki twakora kugira ngo platform tugire nziza niki twakora kugira ngo platform tugire nziza ijya kuzana twaduka uretse gato ijya kuzana waminga umuntu ushobora kuzana ijya kuzana bwa bukaziye bwanyu muze mu bwicarane hano amakazi se
ariko uretse gato wakumva Nyamunsi ivuga ese wakuriye zingahera ariko Gadifa nakuguriye izirenze rimwe narakuguriye narakuguriye Kemini narakuguriye izirenze rimwe Keminike narakuguriye ako kada wanguriye zangahe nyagusubize none kada uyakuye he ako kada kawe kugira ngo kamere gutyo kameze kada imbere nabigizemo uruhare narakusindishije wotsende tojyarayo Godfather ngiye kubaza ikibazo mbere yuko mbaza kamaze mbwire Keminike nguha impamba Keminike ngiye nshaka kukubaza ikibazo kimwe ihangane gato hano harimo icyo nazi bitamwe niba ari inoza amasisi wacu kirashyanuka umva nkubwire Keminike harimo ibintu bishyanuka yo mu bantu ushobora gusiga icyashyu ugaharabika ntabwo Godfather ngiye byakunda keretse nsinziriye reka nk'ubu tugize amahirwe tukagufata tukagusanga nk'ahantu tukagufata nko mu mashati ariko mbabarira wibaze tugakora nka space reka nze nkubaze ikintu kimwe zimwe zasagutse kuri Yesu ndakubaza we Keminike tugufashe wowe